aho sinabyemera kubera ko iyo polisi igize gutya ikakora iperereza isanga bagonza abantu kubera icyambere umuvuduko mwinshi baba bafite icya kabiri igihe bafashe ibisindisha byinshi bikarangira rero bataye ubwenge bakagonga uri muri isubiza ariko amaso baba yafite ngizi impumyi zireba rero ngizo nyine zanyweye ibisindisha gusa nizo bashaka kuririmbara nazo n'izindi ndazikubwira kandi nizo ndashaka rero zitubwiye akaba aranyandikiye hano message arambwiye ngo se wa muntu igisindisha tubonye ko birira cyemera wa muntu no bira ntago icyemera yewe okay reka n'isindiro rya kera hakemera nacyo uraza gushakashaka murishya irya kera naryo tubyumva nubona murishya ahakemera kubamena amaraso na Yesu ni byanditswe rwose nibyo kandi turabyemera ngo mumbarize umuntu ushobora gufata bikeya biri mu rugero akikomereza akazi ke ati uwo ngo nawe se abakoze icyaha se reka ariko unavanga abakoze icyaha iyo uvuze ijambo icyaha kuri wa muntu ufata igisindisha mu rugero nibyo ni icyaha ni yindi nyito inakomeye reka nkubwire rero abanyamadini mu bivuga nuko ibyaha biri uretse tuvuga ibyaha ntibiriho nje nuko ntabwo ari abanyamadini bose ko ari ababyemera kera naribye kankubwira akantu kamwe uburyo impumyi zireba yego umunsi umwe naragiye ndiba mu isoko ry'iwacu aho mvuka niba kadobo kamagi kuzuye amagi yego nahagaze mu isoko mbona abantu bose nta uri bundebe reka da uko bakumva ntago ndi kukumva urumva ugiye mu isoko w'ijya kadobo kamagi mirongo by'abantu bariremye mbona nta uri kundeba wowe wumvaga ku bwawe nta uri kukureba nta undeba turabasuhuje mwese aho muherereye muri aka kanya mukomeze kugubwa neza cyane ndizera ko muherereye hose mumeze neza cyane nkuko rero mubireba muri studio za Emma Talks twabazaniye nanone umutumirwa w'umugisha witwa Kwizera Valence aka Ziraziritse mumaje kandi kubimenyera rwose ko hano yamaje kuba nkaho habaye mu rugo rwiwe nayo mpamvu rero tutari butinde kumwakira Kwizera rero turakwakira hano muri studio za Emma Talks murakoze cyane ndabashimiye aha ntago nongera kukubaza cya kibazo nakubajije ubushizo kambwira uti ayo makuru nayo nzi ahubwo ayange niyo ndakubwira kiriya rwose kiri hano kukihorera okay byiza cyane ndizera rero ko umeze neza cyane haba mu mubiri ndetse no mu mwuka mu mubiri si ubwo ikintu cya mbere umuntu ashimira Imana nuko bariho iyo uriho biba ari ibyo hari n'abaririmbye ngo kuba uriho nicyo gishoro ngo ibindi bizemera burya kuba uhagaze neza mu mwuka no mu mubiri ugira ngo abantu benshi babihamye ugira ngo biba ari byo se mu mubiri waba urwaye mu mwuka haba hari ariko gusa muri rusange imeze neza mu mwuka no mu mubiri ndaho ndakomeye yego nibyo ngibyo n'ubundi biba bihagije buriya icyangombwa iyo ubyutse ukumva urahumeka icya kabiri kumva nta ndwara yakuzahaje burya ibintu byose Imana iba yabihaye kandi mu isi nta nubwo byose byazigira bigenda neza okay niko bimeze n'ubundi niko mwisi niko biba uyu munsi bimeze neza ejo bikanga ubuzima n'ubundi ni nk'umweru ndetse n'umukara ari akantu kaba muri electronique utari terinance cyangwa kaba kameze gutya kagenda ibashushanya bya oscillation ukuntu bikora ubuzima niko bumera bugenda gutya ugatambika kandi byose biratunyura hamwe no gushima Imana yego ari ibyo ngibyo aha bahangaho bakavuga ngo ubuzima ni kimwe n'umweru n'umukara ejo babwishimye ejo ari umweru gutyo nuko ubuzima bumera reka rero twebwe duhite twikomereza twanzika dukomeza tuganira abantu rero nongera mbibutse ko iki ni cya kiganiro bakunda cyane cyitwa Gatonyanga mu nyanja impamvu twakise Agatonyanga mu nyanja nuko tuganira ku ngingo nyinshi zitandukanye ariko nanone nubwo tuganira kuri izo ngingo tugenda dufataho duke kuri buri kintu cyangwa se kuri buri ngingo kubera ko tutabiganira ngo tubimare niyo mpamvu twabyise Agatonyanga mu nyanja Kwizera rero reka mitemera kuri iki ngiki tuganira n'abakunzi bacu hari abantu bagiye banyandikiye muri commentaire bakambwira bati uwo mugabo turamuza ahimba indirimbo zikomeye cyane bati akenshi na kenshi ugasanga zifite amazina aremereye tutajya dushobora gusobanukirwa nayo icyo yabashatse kuvuga hari indirimbo rero uherutse gushyira hanze yitwa Impumyi Zireba ndetse ngo ni n'abaswa bize Impumyi Zireba n'abaswa bize nyakubahwa Ziraziritse nagira ngo udusobanurire ndetse n'abadukurikiye bose uvuga ngo hari impumyi zireba washakaga kuvuga iki n'abaswa bize bongera oya ndagira ngo tubazi impumyi zireba ndagira ngo urumva n'utuntu tubiri hari
impumyi zireba n'abaswa bize. Ndashaka ko duhera kure akangaka kavuga ngo hari impumyi zireba, ariko duhera washaka kuvuga iki? Impumyi zireba ni zimeze gute? Urakoze cyane muvandimwe. Rero Emma Talks n'inshuti zawe nezezwa no kuganira kwacu nubwo tukibitangira ikiganiro cya kabiri dukoranye, kandi nzi ko dukomeje. Yego rwose kuganira kwacu uzagenda umenyera kuganira n'abasaza, dore uracyari muto. Yego ariko bibeze, kandi ngugendera n'abasore yitwaza ubwongo gene kuganira n'abasaza rero abasaza babatwara gakeya, kuko ntabwo nahita nsubiza ku kantu nyirizina. Yego ariko ndakageraho, ariko urihangana mbanze mvuge utu tuntu dukeya nshaka kuvuga. Ariko turi muri uwo mujyo. Yego indirimbo zanjye abo babikubwiye si bo bonyine babivuze, kuko kera nigeze kugira ikiganiro kuri Radio Rwanda. Yego yari gikorera mu mujyi. Umunyamakuru wanganirije ubwo kera hari nka ryari? Ntabwo nibo kumwaka neza. Okay, ariko ubwo ni nko muri za 80 se? Ndi mu ishuri nari nakaririmbye se. Ni hafa muri 2010 kuko cyari cyo kubuhanzi. Ni ikiganiro cyaga mu gitondo saa 2 cyitwaga mu rubuga rw'abahanzi, kuko iki yari Radio Rwanda yagikora mu mujyi hariya hafi ya Sehashika. Hari gikorera. Umunyamakuru wanganirije naze ikiganiro ishuri ebyiri. Wanganirije ariko ntashaka kuvuga amazina ye, ntabwo ari ngombwa ko nyazana mu kiganiro, ariko yambajije jisi ikintu gisa n'icyo ngicyo. Yarambwiye ngo indirimbo zawe ngo zimeze ngo hari abantu ngo ushaka kubwira. Yego amurugero kwivuga ngo cunga ururimi rwawe, nawe urayizi na naririmbye rimwe ngo bari bangiye ngo cunga ururimi rwawe abena nakamanyu k'umutsima ati, ariko nyamara ngira nizifite izindi nyito. Nese indirimbo ivuga ngo Yesu nibanga rizwi n'abake, akwasa nayo ni inyito iremereye. Ntabwo iremereye, ariko ni urugero mfite n'izindi nyinshi mfite ivuga ngo urukundo rw'Imana nize, ariko kuko nanjye ndemera ko njya ngira inyito isa n'iremereye. Hari indirimbo ngira zifite inyito iremereye, kandi inyito ninjye uyishyiraho, kandi aba ari ijambo riri mu ndirimbo. Ikibazo rero iyo ndimo ngo hari abaswa impumyi zireba umbajije. Yego tuhere ku impumyi zireba. Deja reka mite navuga naka ne bari publicité urabunkoreye, ariko nayo simbi. Abantu bari be kuri channel yanjye yitwa Ziraziritse TV. Yego iyo ndirimbo hari indirimbo zimanutse z'amaudio, iyo ndirimbo irimo. Abantu bagiyeho kuri Ziraziritse TV babirebe, barebe iyo ndirimbo yitwa impumyi zireba n'abaswa bize. Babirebe iriho. Wenda shaka ko ubisobanura kugira ngo bandase kubireba hari icyo bumvise icyo bivuze. Muri kwa kuri kwenga abasaza bavuga utuntu twishi rero ndagusomera n'umurongo nsubiza icyo kibazo wo muri Bibiliya. Ariko ndo umwigisha nta kibazo yikoreshe kuko nanjye ndabyemera na. Nawe urabizi bira turayemera nta kibazo ntacyo bitwaye. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya rero ibice 43 umurongo wa 8. Yego Imana abwiye Yesaya ngo ni Yesaya hano ibintu ngo sohora impumyi zifite amaso n'ibipfa amatwi bifite amatwi. Yego urumvise neza? Impumyi zifite amaso, sohora impumyi zifite amaso n'ibipfa amatwi bifite amatwi. Oh good. Ntabwo ndakomeza gusoma icyo cyari kigenderewe, ntabwo gusa numvisha abakunzi ba Emma Talks ko iryo jambo naririmbye warikuye muri Bibiliya ririmo. Yego yemera ko ari impumyi ariko zifite amaso egara ubuzireba. Yego bisobanure rero, hanyuma nongere nisegure ko ijambo impumyi nibipfa amatwi mu Rwanda mu gihugu cyacu ntago izo nyito zigikoreshwa, nanjye ntazo nkoresha, ahubwo ndakoresha utu tuntu nk'udusomye muri Bibiliya. N'indirimbo nayihimbye nkoresheje izi nyito, kuko impumyi wanguza himba indirimbo uvuga ngo umuntu ufite umugabo bwo kutabona ubiririmbe biragoye cyane. Birashoboka ariko wenda kera nzabivuga, ariko izo nyito ntabwo zikibaho. Abumva indirimbo rero cyangwa ibi turi kuganira twajye ngo twanyuranije na politike y'igihugu cyacu, twemera ko nta mpumyi ahubwo umuntu ufite umugabo bwo kutabona, nta bipfa amatwi tugira, ahubwo ni umuntu ufite umugabo bwo kutumva. Ibyo birumvikana cyane, ibyo turazikoresha ubwo busanzwe rero. Bibiliya iyo ivuze impumyi ibivuga impumyi ebyiri. Yego kandi no ku isi no mu Rwanda tugikoresha impumyi. Hari umuntu akantu k'insigamigani kera nabonye mu kinyamakuru ngo umuntu yahuye n'umuntu utabona ngo baragongana babisikana. Wa wundi ubona abwira utabona ngo ariko nkamwe ngo mutabona ngo mujye ngo nkaye ngo impumyi kwere undati impumyi ni wowe ngonzo ndeba. Yego ndimo ndagusubiza cyangwa nuri hano? Oya ngenda hari impumyi ni wowe ngonzo ndeba. Yego aho ngaho mbere ko nakomeza nibutse n'akantu witwa Niyo Bosco yagize kuvuga aganira n'umuntu aramubwira ati ariko iyo nijoro umuriro ugiye
njye ntabwo mba mbibona nta kintu hinduka kuri njye. mwebwe ko numvishe mugenda muhondagura ibikuta mugenda mwihonda ku bikuta biba byagenze gute kandi muvuga ko mufite amaso mwebwe muri ahubwo niyo uvuze arababwira ati ahubwo mwebwe nasanze ari mwebwe mu minyizi hejuru yanjye. ahubwo yatanze urugero ngo nijoro umuriro ubuze oya niyo we nshuti yanjye niyo umuriro utabuze barabigonga. yego rero yababwiraga ati ko numvishe mukubita imitwe ku nkuta mwashatse ibibiriti mwabibuze reka da kandi muvuga ko mufite no ku manywa tubona dukanuye amaso ibikuta turabigonga mu nzira turagongana moto ziradukubita hanyuma se utabona nindi impumyi ziranze zibaye ebyiri rero. urankurikiye? ndagukurikiye cyane. uhise wemeranya nanjye ko cyangwa na Bibiliya ko hari impumyi koko zitabona hari n'impumyi zibona zigonga ibikuta ku manywa. abamotari batugonga batureba ntibaba bakanuye amaso. si ibyo se abatwara ibinyabiziga yego abatwara ibinyabiziga batugonga natwe bagonga ari abatugonga ku manywa natwe bagonga amaso yacu bari. ariko rero aho ngaho ntabwo nabyemera aho sinabyemera kubera ko iyo polisi igize gutya igakora iperereza isanga bagonza abantu kubera icya mbere umuvuduko mwinshi baba bafite, icya kabiri igihe bafashe ibisindisha byinshi bikarangira rero bataye ubwenge bakagonga. urimo urisubiza ariko amaso baba bayafite. ngizi impumyi zireba rero ngizo nyine zanyweye ibisindisha gusa nizo bashaka kuririmbara nazo n'izindi ndazikubwira kandi nizo ndashaka rero uzitubwire. wewe byose ziri kure yizo yanyweye ibisindisha afite umuvuduko muremure ariruka arahuruduka aragonga kandi areba kanuye amaso. uwo ni impumyi. uyu muntu nawe utamenya ko uyu mufuka ari gukoramo. yego wumvise none impumyi reba umujura mu buhamya ngira nzaguha kera uko turatuganira. yego kera naribye kankubwira akantu kamwe uburyo impumyi zireba. yego umunsi umwe naragiye ndiba mu isoko ry'iwacu aho mvuka niba kadobo k'amagi kuzuye amagi. yego nahagaze mu isoko mbona abantu bose ntawe uri bundebe. reka da abantu bakumva ntago ndi kukumva. urumva ugiye mu isoko wije kadobo k'amagi imirongo by'abantu bariremye mbona ntawe uri kundeba. wowe wumvaga ku bwawe ntawe uri kukureba ntawe undeba. urumva se atari njye wari wahumye mbere. umujura ushora intoki mu mufuka w'umuntu ubwe niwe ubanza guhuma mbere akagira ngo n'abandi bahumye ntibamureba kandi ashiduka bamufashe. yego nanjye icyo gihe baramfashe. ibyo ni bya bindi bivuga ngo umunyarwanda yavuze ngo uwububa abonwa n'uhagaze. impumyi zireba nizibwira ko zireba ariko zigakora ibinyuranye n'iby'abareba. definisiyo niyo. Yesu yabwiye abantu muri Yohana mu bice 9 abantu bamuburanije arababwira ngo iyo muba muri yaravuze ngo naje guca amateka ngo batabona barebe abareba bahume. ngo baramubaza ngo gose natwe turi impumyi arababwira ngo iyo muza kuba mwari impumyi nta cyama mufite. ngo ariko kuko muvuga yuko mureba icyaha cyanyu gihoraho. urabyumvise bema wowe? ndabyumvisha. iyo muza kwemera ko muri impumyi yego mukemera ko mbahumura nta cyama mufite. ariko kuko muvuga ko mureba nyamara mukora ibinyuranye n'ibyo abareba icyaha cyanyu gihoraho. definisiyo y'indirimbo yanjye yako kantu mbajije impumyi zireba n'abantu bose bibwira ko bareba kandi koko bareba ariko bagakora ibinyuranye n'ibyo abareba n'ibyo abantu babona. uranyuzwe? ndanyuzwe. abakurikiye chano yawe Emma Tox ndetse rega nazirazitse TV. yego igisubizo nicyo nizaba bajura bashora intoki mu mufuka niz'abantu bajya kumwe ibyo bintu babireba n'amaso. ariko Manuel barabizi ko ari amazina yawe njya mbona uvuga no mu kiganiro. ibaze umuntu ngo ibintu ngo bakoze mu matafari wa muvandimwe wavuze utabona hasinze kumukomeretsa we koko nkuko yavuze ati y'umuriro ugenge ntacyo menya bino bintu agiye kubinywa ntiyabaza uko bisa n'ubundi. ariko umuntu ukanuye amaso unajijutse umwe ibintu bakoze mu matafari bashyize mu matafari akabi uyu muntu arabona. ariko hari igihe baba bikoze atabireba ariko amaso ye hari cyamwereka Manuel nta bintu urabona abantu. ariko amaso ntago yareba muri ibyo muri bya biyoga ngo bone ko hari mitafari. abatareba nyine nizamunyi zireba nyine harimo ntabone ko amatafari ariko amaso ye azi urwagwa rw'ibitoki azi pirimusi azi n'ibisa nabyo. ariko ibi bintu ngo bise byitwa bya bizina byonyine n'izina ubwaryo
izina ubwari za muriture ngo nzogejo ugiye kuba ikintu cyitwa nzogejo ukenese kukiraho iki kintu n'ibintu byitwa bya muriture ngo cyangwa ngo umumanura jipo ngo tunuri igikwangari ikiboko nzogejo sinzi icyo bavuze ngo sinzi ugize gute ngo sinzi ugize gute baguramwa ngo ntamenye ngo umuntu ugize ibyo amukora ngo sinzi ungize gute none se iyo si impumyi ugiye kunywa deja kuva cyitwa sinzi unkoze ibyo bintu ukakinywa gusa urumva utari impumyi ireba. Okay, ubwo aba niwe washaka kuvuga rero. Dore nongere suremo definition y'iryo jambo. Impumyi zireba naririmbye ni abantu bose bareba ariko bagakora ibinyuranye n'ibyo abantu nabo naririmbaga. Okay, twagiye. Hanyuma rero ntago rako ngako gusa waravuze ngo impumyi zireba n'abaswa bize ziraziritse ibyo bintu byajya kuvuga ngo hari abaswa bize ariko ubundi ibyo bintu ubundi wo bikura he umuntu abumuswa gute kandi yarize mu by'ukuri umuswa reka rero ndugu yangu nguha amakuru rero mu mwaka wa 2 cyangwa 2001 cyangwa 2002 hafi aho hari umudiregiteri w'amashuri wataye muri yombi hari mu karere ka Gasabo yego yari diregiteri ahari ariko akanigisha kuko bavuze ko ngo hari ukunajya gakosora abana b'abanyeshuri mu wa mbere mu wa kabiri b'abakobwa ngo akabakosora cyangwa bigisha cyangwa baganiza bakikiye ariko baza gusanga kumbe yera nabasambanyaga ubanza no bagifunzwe hari sinibuka neza none muvandimwe umuswa wize uwo muntu kuba diregiteri w'amashuri ntabwo zikaba yarize aba yarize cyane usanga atarize no mu Rwanda kwa cyo yize mu Burusiya ariko mu bintu yize arasambanya abantu uyu muntu ni umuswa emeranya nanjye ko ari umuswa ariko wize witonde ariko wize ariko rero aho ngaho ndumva nanjye naguhakanya ndumva ntabyumva neza kuko tandukanya wenda ashobora kuba yarabikoraga wenda ari nk'ibintu yarozwe sibibaho se nabyo ubundi rero uborozi n'uvuga ngo ibintu ngo umuntu yarozwe bintu ntumva byose bavuga ku isi ngo amahembe ngo ibiki n'ibiki ngo bamuroze ibyo bintu nibyo abantu bavuga uburozi ni iki cyangwa se we uburozi urabuze uburozi cyangwa wenda abo bana bakaba barabamutegaga ukavuga bati ibyo nabyo uvuga muri police mu kugenza icyaha no mu tasi n'iki ntavuga ngo bandese bamutega bamuteze mu nzira se yabakosoraga ibizamini akabasambanya anabigisha n'uwo mvuze nabo hora wumva ni benshi ubwo yabahaga n'amanota menshi ntawamenye ndi kuvuga umuswa ariko wize. Okay, aho ngaho uvuze ibyo nanjye hari ibintu icyo nibutse hari umuntu w'umudokiteri nzi nashaka kuvuga aho akora ubu ngubu oya ntabwo wahavuga ntiwabitinyuka ni ukuvuga ngo nabonye uburyo anywa itabi aramunakoraga ako nari ngiye kukavuga mu kanya anandi bukavuga hari ahantu muri salo narindi mbona araje ahageze mbere ko bamwogosha arabanza yicara ku ruhande afata itabi arabanza atumagura ikintu cyitwa itabi yagiye hanze y'umuryango imbere y'umuryango anatarimwe imbere afata itabi arabanza reto ndamuzi neza afite dogitora urabizi neza nakivuga ko itabi riba ryanditseho ko itabi ryica ritera kanseri indwara z'imitima ritera imivuduko y'amaraso itabi rigaba ritera amakanseri n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye kandi nakivuga ko ari docteur wabyize ese yari docteur medicine cyangwa ari umubindi wenda afite docteur mu bindi ni docteur medicine nubango uwo ni nawe ubyandika ni nawe usinya kuri iryo tabi ku byapa tubona ku muhanda niwe wanariza ububi bw'itabi ko njye nawe ntabwo tuzi ubw'itabi akagira n'abantu inama icyo bakora kugira ngo ritabica akanandika ko ryica n'abatarinywa ariko ararinywa araritumagura uvuga ngo uwo ni umuswa ariko wize ese ndugu yangu n'abakurikiye izi channel zo mumbwire niba hari dogiteri wize chimie wize biki wagiye muri laboratoire akavumbura prudence urumva yego akamera abakeneye kuyikoresha ibyo bayikoresha ko rwose nibayikoresha nta ndwara nimwe bazandura akabivuga akabisobanura akajya imbere y'inteko zishima teko akavuga ikintu yavumbuye kikemerwa prudence isi yose irayemera yego wa dogitera kandura za ndwara akajya gukora imibonano mpuzabitsina ya prudence yavumbuye ntayikoreshe akandura za ndwara uyu muntu ntago ari umuswa ariko wise cyakoze aho ngaho nanjye numva uri kugenda nyemeza noneho nanjye numva ari kugenda mbisobanukira uyu muntu ntago ari umuswa ariko wise nibyo kabisa harajijutse cyane numvise wasambanyije umugore agiye kubyaza
aja mugana ngo amubyaze byarabaye nanjye narabisomye ku makuru azamuga umugore ugiye kujyana icyambere reba ukuntu abameze ukuntu abahumeka arababaye ageze ku Mana burya muganga ameze nk'Imana y'umurwayi yego ntago mvuze ngo niwe muganga ameze iyo tugeze imbere muganga no kumureba gusa kuko ako kanya niwe umuntu abagariye kugira ngo mutange igisubizo iyo agushyizemo igipimo gitegereje kuri uwo muganga uzi ko hari umuganga muvugana ugatangira koroherwa ukababara wenda usohotse cyane uko akubwira umuntu usambanyije umugore uje ngo amubyaze yego uyu muntu usumuswa ariko wize abaswa bize navuze rero nabize ariko bakora ibinyuranye kure n'ibyo bize nta kintu nicyo nta ni definition byiza cyane aho rero nongera mbibutse ko iyi ni indirimbo ziraziritse yahimbye nyine yitwa impumyi zireba n'abaswa bize abantu mushaka kuyumva kugira ngo mwumve ubundi busobanuro burenze ubwo ngubwo duhaye mujye kuri Ziraziritse TV hanyuma mugende mwumve iyo ndirimbo ahubwo reka nse nukurogoye ahubwo ndi uretse ariko kankarimbe gacyumva ariko ni masegonda ako gatoya we ngaho akantu gatoya ndirimba ngo harabaswa bize n'impumyi zireba harabapagane basa n'abarokore abo kubayobora biravuna buri indirimbo nahimbiye abayobozi hari naho ndirimba ngo bayobozi bo mu matorero no mu madini n'abayobozi mu nzego za leta ndirimba ngo mwebwe muri abashoferi mutwaye imodoka natwe rubanda twicayemo abarya kuri Ziraziritse TV barayumva ndirimba mu imodoka mutwaye ntabwo ari benzi mvugamo amoko y'imodoka ahenze nk'atatu ntabwo ari Range Rover ndarimba ngo mutwaye ambulance yuzuye abarwayi n'abarwaza n'abaganga rero umva ko narindimo ngo hari n'ababokore urumva ko yego nabyumvise hari abarokore ariko basa n'abapagani hari abapagani ariko basa n'abarokore nabyo kumvemo nabyo hari abarokore basa n'abapagani basa twikomereza ikiganiro kandi koko barahari ibyo wavuze rero ndumva ari ukuri ubwo ndumva babandi bagiye bambwira bati tubwire cyangwa se uzamutubarize iyo ndirimbo icyo byashaka kuvuga ndumva babisobanukiwe barasubijwe rwose niba basobanukiwe bajye muri commentaire batwandikire batubwire ngo twasobanukiwe cyangwa se niba hari ikindi kibazo kindi bumva bakubaza kuri iyo ndirimbo nabyo babigeho nta kibazo kandi numva afite ibyo anenga nawe ajyemo commentaire bari commentaire ntabo ununenga nawe yandike rwose nta kibazo byiza cyane ndumva rero aho ngaho ndumva abantu basobanukiwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi reka rero akongako tukavuga kubera ko ikiganiro na gato nyanga mu nyanja tuba tuvugamo ibintu byinshi bitandukanye reka duhite twikomereza cyane twihuta tujye noneho muri Bibiliya rwose Ziraziritse hari ikibazo hano nshaka kukubaza kandi abantu benshi bahora bibaza ndetse bakunze no kujyaho impaka ariko bakabibura igisubizo ariko nkavuga ni wenda igisubizo twakibana muri Bibiliya ndagira ngo rero iki kibazo nyikubaza iyo ugiye mu gutegeka kwa kabiri ibice byaho 14 ku murongo wa 26 ndahabona ngaha ndahafite tugiye kuganira cyangwa se ugiye kunsubiza ikibazo ngiye kukubaza kigendanye n'aya magambo 26 turavuga ngo uziguremo icyo ushaka cyangwa se reka duhere kuri 25 tuvuge ngo nibimera bityo uzabigura ifeza uzihambire uzijyane ujyana Uwiteka Imana yawe izaba yaratoranije uziguremo icyo ushaka cyose inka cyangwa inama cyangwa vino cyangwa igisindisha cyangwa ikindi kintu cyose umutima wawe ushaka ubisangire nabo mu rugo rwawe aho hantu imbere y'Uwiteka Imana yawe mwishimane ahantu nshaka kukubaza rero naho hantu havuga ngo igisindisha nyine uziguremo icyo ushaka cyose ufate amafaranga yawe uyaguremo icyo ushaka cyose yaba inka yaba intama yaba vino cyangwa se igisindisha kibazo ni ikihe iyo rero ubajije abantu ku bintu bigendanye n'ibisindisha igisindisha ni inzoga ni igisindisha nyine abenshi rero iyo uvuze vino bo bakunze kuvuga ngo ariko ngo vino ngo ntabwo yashatse kuvuga inzoga ngo bikini biki ariko none hano birasobanutse neza ko ari ikintu cyitwa igisindisha ufate ugure ibyo ushaka byose uguremo n'igisindisha ubisangire n'abantu mu rugo rwawe ikibazo cyawe ni ikihe urumva rero ko Bibiliya yo ikibazo ni ikihe kugeza ubu ngubu ese Bibiliya ndashaka kubaza ese Bibiliya yaba yemera igisindisha ko kugifata nta cyaha umuntu aba akoze iyo mvuze igisindisha ni ikintu cyose gisindisha ariko cyane cyane hano ndashaka kujya mu mujyo w'icyitwa inzoga kuko inzoga nayo ni igisindisha inzoga yabaye topic ikomeye cyane hano hanze cyane cyane mu madini bakavuga bati umuntu unywa inzoga ntabwo azajya mu ijuru umuntu unywa inzoga abakoze icyaha umuntu unywa igisindisha abakoze icyaha hano Bibiliya kwivuga ko igisindisha cyemewe we nagira ngo tubwire
wifashisha imirongo yose waba uzi simbizi ndanjye ndayiyo ubunararibonye bwawe wambaje wifashishije bibiliya mukuru ndagusubiza nifashishije bibiliya. tubwire rero ese gufata igisindisha ni icyaha koko nkuko amadini abivuga? Igitabo cy'imigani 20 umurongo wa mbere, vino n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha kandi ushukwa nabyo ntagira ubwenge. Yego, reka ndeba ahandi havuga ngo kugira ngo bantagira ibyo nitekereje ngo ibisindisha ubigiye gupfa. niba uhibuka nawe rwose nawe umwanya ubirebe wowe usobanurira abantu, kuko tubonye ko Bibiliya twereka hano ko gufata igisindisha rwose nta kibazo gihari. Kandi none bakongera kandi kantu ngo nturangarane n'umurewi w'iwanyu. Umurewi ni babandi babaga bagomba kujya gutambira abantu ibyaha kubera ko babaga ngo badafite gakondo, mbese nta bintu babaga bafite, baba barategetswe ko Imana yarategetse abantu ko bagomba kuzajya babatunga nabo bakabahereza kuri ibyo bintu. Ngakomeza utubwire. Igitabo cy'imigani 31 umurongo wa 6, ibisindisha ubihugiye gupfa na vino uyu ufite intimba mu mutima, mureka nk'urwo rushungandushyi rumutereke ibagirwa intimba ye. Urushungandushyi urwo ibyo biyoga nyine ubwo ni nka bita amazina nyine. Akeka ngusubize rero none. Subiza rero hano kuko hano mu gutegeko ka kabiri ndabisomye. Ndagira ngo rero nkwibutse ko aho usomye kandi sinkeneye ko unjyana mu bintu ngo by'amavino. Vino zo tushaka tubireka ibyo bindi. Hano dufite igisindisha biravuga ngo igisindisha. Oya humura rwose humura. Yego. Aha wasomye naho nsomye hose ni misezerano rya kera. Ariko nago hose avuga igisindisha. Aravuga ibya vino. Hano ni igisindisha. Umva icyo mvuze. Mvuze ko aho twasomye twembi ari misezerano rya kera. Yego. Uranyumvise neza? Nabyumvishe. Misezerano rya kera abantu babaga bitwa ko bakorera Imana. Baranywaga yemwe bakanasinda. Yego. Imana icyo gihe yarabibemeraga byasaga n'ibyemewe. Ndagira ngo banze umenye hari amategeko amwe namwe mwisenzuro rya kera n'irishya. Hari n'imvugo, hari n'inyito, hari n'ibintu, hari ibya kera wasanga bihagarariye ibyo mwisezerano rishya. Ugasaga ari nka sembore zimwe na zimwe. Yego. Mwisezerano rya kera ntirwatinda baranywaga bakazenga bakanazicuko. Kristo yari atarapfira abantu kuko mwisezerano rya kera nta muntu wari wemerewe kwitwa umwana w'Imana. Birumvikana. Abantu biswe abana b'Imana ari uko ngo bemeye izina rye. Abamwemeye bose bakizera izina rye nibo yahashuze bwo kuba abana b'Imana. Yego. Mwisezerano rya kera nta mwana w'Imana babaga ari abantu b'Imana, abakozi b'Imana, muntu w'Imana, abarewi, abatambyi, gutya abami byose byashyirwaho n'Imana. Ariko Kristo amaze gupfira abantu akamena amaraso ye abantu batangira kuba nta nubwo ari ukwitwa ni ukuba yego abana b'Imana. Abana b'Imana rero bamenwa amaraso na Kristo ntabwo banywa inzoga, ntabwo bemere igisindisha icyo ari cyo cyose. Hanyuma se kuvuga ko batebeye igisindisha icyo ari cyo cyose kandi hano byanditse kandi nagusobanura ko mu isezerano rya kera abakoranaga n'Imana itababuzaga kuzinywa. Icyo wase wakibagiwe. Abakoranaga n'Imana icyo gihe ntabwo babuzaga kuzinywa, baranywaga bakanasinda. Wonye ko ari n'uwabwiye Hana yaje gusenga mu rusengero fata kuzagera isindwe rye ku mpamvu yamubwiye twazi ko baza mu rusengero basinze. Hari hano nasomye avuga ko na Nowa yigize ngo gusinda bakabona ngo ndagira ngo umurugero rwo mu isezerano rishya abarirwa Mwisano rishya ntago nigize mpabona. None dutandukana ashobora kuba harimo. Reka no kuvuga ko hatarimo. Ngiye wenda mu kutamenya Bibiliya yanjye. Bibiliya nta muntu uyizi nanjye sinyizi nta uvuga ngo arayizi. Ariko rero ngiye nakweretse nk'umuntu wewe umuvuga butumwa nakweretse aho byanditse nahabonye ni ibintu bisobanutse nahemeye nanjye nagusomeye ahandi habuza kubinywa. Ariko ndaje mbwira indi jambo none ko arahemera nahabuza ubwo se mwiseza ariko ahabuza naho boya buretse nicyo ngiye ko ntago ari urujijo. None aho nasomye ziravuguruzanya aho nasomye handitse ngo ibisindisha mu bihugiye gupfa. Wumvisha wari ubyemerewe mureka ngo urwo rushunga ndushyira umutereke bagirwa intimba ye. Ariko aho ngo wasomye nabe ko hano havuga weya ndikubwira abo bari bemerewe kubinywa nyine. Hanyuma ikindi uretse umve nakandi ngo zirakubaganisha ushukwa nazo aho wahita unambaza utese udashukwa nazo nacyo wakikani cyaba ari ikibazo cyiza. Ushukwa nazo ndahagera abantu udashukwa nazo. Ndagira nkubwire utuntu none imbwi tumaze umwanya byose umva tubisubikira. Ndagira ngo nkubwire tubisubika kubera ko hari kandi kantu nshaka kukubaza kuri icyo kintu. Wabanje kwakabaza se basaho tubwire ndamaze nkubwire ijambo. Reka none ngiye nkakubaza banze ukabaza none wowe buri muntu wese afite umutima nama
akaba afite n'ibyo yemera n'ibyo atemera, ashobora gufata ibyo ashaka cyangwa se nafate cyangwa ntabifate. Kimwe nuko wowe unywa amazi, hari abandi bantu rero bo banywa n'amazi n'ubu ndi kuyanywa ngaya. Ndashaka kukubaza akantu urimo gusoma ku mazi. Umuntu agira gutya aravuga ati rero iyo unyweye ibisindisha ariko ngukanywa ibirenze urugero, na Bibiliya akaza avuga ko Bibiliya yo inabivuga ikavuga ngo ikibaye cyinshi cyose kiba kibi. Akavuga ati rero niyo uriye n'ibiryo, na Bibiliya kandi arahana bivuga ngo ongeraho ngo kurenza urugero kuko hari byinshi bitaba bibi. Ikibaye cyinshi kikarenza urugero ubwinshi. Aha ngaho umuntu akaba aranyandikiye hano message arambwiye ngo se wa muntu igisindisha tubanye ko birira cyemera, wa muntu no bira ntago icyemera yewe. Okay, reka n'isindiro rya kera hakemera ntacyo uraza gushakashaka muri shya irya kera naryo tubyumva nubona muri shya ahakemera kubamena amaraso na Yesu. Ni ibyanditswe rwose nibyo kandi turabyemera ngo mumbarize umuntu ushobora gufata bikeya biri mu rugero akikomereza akazi ke, ati uwo ngo nawe se abakoze icyaha se? Reka ariko unavanga abakoze icyaha, iyo uvuze ijambo icyaha kuri wa muntu ufata igisindisha mu rugero nibyo ni icyaha, ni yindi nyito inakomeye. Reka nkubwire rero abanyamadini mu bivuga nuko ibyaha biri uretse tuvuga ibyaha ntibiriho. Nje nuko ntabwo ari abanyamadini bose ko ari ababyemera, ndimo ndavuga. Reka rero ngiye kubwire muvandimwe rero kugira ngo tukiveho kuvuga nka kwizera abantu mudukurikiye ntimuzantera amabuye, nimuna yantera kuko atari amabuye mu ntoki, amabuye ya komanteri ntacyo azantwara nzayakira. Kandi uretse komanteri no wavuga na burya ubukoze neza. Ungiye kuvuga nka kwizera. Yego we nkawe nta dini uhagarariye, ngiye wowe ndi umukristo mu itorero riniri. Yego ariko ngiye kuvuga nka kwizera. Untera amabuye yandere nkanjye ntiyadukira idini ryanjye, ntiyadukira abayobozi baryo. Itegeko ryemera ko umuntu avuga ibitekerezo bye uko abyumva. Yego untera amabuye ayantere nkanjye uwo yanashaka araguteza ariko ntiyadukira itorero ryanjye ntiyadukira abayobozi banjye ngo niko ngo ADPR ngo yavuze no nje ntago nda ADPR ku bitekerezo byawe nje ngifu ibitekerezo byanjye. Yego hari ibintu bibiri amadini yose yemera kwisi kimwe cyitwa doctrine na discipline. Yego abantu benshi rero batinda kuri discipline akabero no bashyira imbere burya ni nayiteranya abantu badahuje itorero baba bapfa discipline. Okay doctrine ntigihinduka ariko discipline irahinduka. Jewe kwizera nemera ko gufata inzoga nk'uko ufasha y'amazi ugakora ibi. Yego nge nemera ko atari icyaha ntabwo ari icyaha ahubwo bishobora kuzana icyaha. Yego niyo mpamvu itorero iri niri ryahisemo kutanywa inzoga kutazikoraho kutazikorera kutazicuruza kutazibwira abayoboke baryo ariko iyo ni discipline. Yego urumva neza nabyumvishije ni discipline kuko Bibiliya kenshi ibuza gusinda no gushukwa n'inzoga ntabwo iba yabujije kunywa nyiri gufata nk'uko ufashe ukanywa. Nge kwizera sinywa inzoga sinanazemera sinazishyigikira n'itorero ndimo niko ryizera niko ryemera kandi nzarigumamo. Ariko mvuze nka kwizera ntago Bibiliya yigeze ivuga ko gufata gutya ukanywa aricyo cyaha. Bibiliya ibuza gusinda ibuza gushukwa nazo. Yego Okay. Nicyo Bibiliya ibuza. Okay, byiza cyane. Sinshishikaje abantu kunywa inzoga, sindi umukozi wa Burarirwa, sinizera inzoga, sinanazemera, nta nunabwira kuzinywa, nta n'umwana wanjye, cyakora umwana wanjye umwe uzinywa umwe. Nanjye ngo nta mwana wanjye uzinywa, ngo tubanyomoza ati kanaka ko azinywa wagiye kubeshya kuri kamera. Mfite umwana umwe ko kuzinywa. Ariko rero ruma ngicyo nemera mu kuri kwanjye. Mvuze nka kwizera. Ntabwo nemera kunywa inzoga, ntabwo Bibiliya ibuza kunywa inzoga, Bibiliya ibuza gusinda no gushukwa nazo nuko mbyumva. Mbivuze nka kwizera. Byiza cyane. Ubwo rero niba gutera amabuye ni ibitekerezo byawe nuko byumva, ariko nanone niba yarabandi mu byumva ukundi mujye mango muri commentaire mutwandikire mutubwire namwe uko mu byumva. Gusa nanjye ku bwanjye sinshyikiye abantu bafata ibirenze urugero bigatuma barara mu miferege cyangwa se bigatuma bayiberwa naho ingo zabo ziri ibyo ngibyo byo namahano. Wowe ushyigikiye abafata kari mu rugero nge nabo simbashyigikiye rero sinemeranya nabo bite n'imyizerere yanjye. Byiza cyane rero ubwo sinzi aho tuzahuriza ariko bajye muri commentaire badukize bandi kuko babyumva n'igikwiriye kuri ibyo ngibyo. Urakoze cyane. Reka rero tubashimire bakunzi ba Ema Talks aho mwerere hose.
kandi tubashimire cyane kuba mwemeye gufata umwanya wanyu mugakanda kuri subscribe kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza cyane. Mukomeze kugira umunsi mwiza, Imana ikomeze ivange mu byanyu. Reka nsoze nshimira Ziraziritse kubera umwanya we yaduhaye, ndagushimiye cyane. Nanjye ndabashimiye umwanya mwampaye mukanantumira kuri kamera kuri channel yanyu, mwakoze cyane, ndabashimiye. Ubutaha nitugukenera nabwo twizeye ko tuzakubona. Yewe igihe cyose muzankenera nzaza rwose. Okay, turabashimiye rero, mujye kandi kuri Ziraziritse TV no mujye kureba ya ndirimbo n'ibindi byose ajya ashyiraho kugira ngo nawe bakore subscribe, nawe mukomeze tumushyigikire nabo kugira ngo akomeze azamuke, ibintu byose bikomeze kugenda neza cyane. Hasta la vista. Murakoze.